ngiyo ufite umutungo kandi ufite ikibazo cy'umwanzi, umutungo wawe uba umwe mu nkono ugomba gukoresha kugira ngo uhangane n'uwo mwanzi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara irimo urugamba ikomeje guhangana narwo hangana na M23 nta itazagira ishaka ibikoresho. Ubu noneho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishatse cyitwa impanyi, drone zidasanzwe, drone z'imbaraga. Ntabwo ndi kuvuga Sech-4 cyangwa se Wingirungu 2, nta nubwo ndi kuvuga Bayraktar TB2. Za ndege za drone zidasanzwe baguze bakazana muri Repubulika ya Kongo mu bihugu bitandukanye, Ubushinwa, igihugu cya Turukiya. Ahubwo ndavuga drone zihariye zimaze iminsi zikora akazi gakomeye zazengereje Abarusiya. Indege za drone zakozwe n'abanya Ukraine. Repubulika ya Kongo iza drone bita drone z'urupfu, drone zica cyangwa se imizimu yica, niko izi drone bazita. Tshisekedi Tshilombo arega ngo ibijya gushya birashyuha. Byatangiye n'ubundi byavugwa yuko ari kujyana amasezerano n'igihugu cya Ukraine mu bijyanye no gukora ibishoboka byose ngo bahangane n'urugamba, kugeza ku rwego bamwe mu banyapolitiki muri Repubulika ya Kongo intambara yo mu burasirazuba bw'iki gihugu bageranije neza 100% n'intambara Vladimir Putin yashoye ku gihugu cya Ukraine, ngo hose ni mu burasirazuba kandi hose ngo intego ni imwe. Uzi icyo Putin avuga arwanira mu burasirazuba bwa Ukraine? Avuga ko arwanya abanazi bakoze jenoside yakorewe abayahudi, kandi akavuga ko arwanya abo banazi kubwo gushaka gukora jenoside n'ubundi abaturage bavuga ururimi rw'Ikirusiya batuye mu gice cya Donbass. Ikindi akarwanya nyine ngabo baniyo nazi bafatanyije na leta zimwe za Amerika bashaka kwegera igihugu cy'Uburusiya ngo bakigarura bice byo muri byo cyangwa se kuzana intwaro zazabangamira igihugu cy'Uburusiya. Repubulika ya Kongo nayo ikabihera ivuga yuko iyo mpamvu isa neza ngo ni impamvu yatumye M23 nanjye M23 babita u Rwanda ngo bari kurwana ku butaka bwa Repubulika ya Kongo, bari kurwanya abajenosideri, bari kurwanya ngo jenoside ikorerwa abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ngo ikindi kandi bashaka guhagarika bashaka kuza kubangamira umutekano w'igihugu cy'u Rwanda, ngo ni impamvu zisa ngo ariko zimimbana. Ibyo ariko nubwo babivuga, ikindi cyavuzweho gikomeye nuko bigeze kugirana imishyano n'igihugu cya Ukraine kirimo uburyo busangira ubunararibonye n'intwaro zo gukoresha ku mirongo y'imbere ku rugamba, cyangwa se uburyo bakifashisha izo ntwaro mu bijyanye no gukora intambara. Aha mwibutse yuko byagaragaye neza ko igihugu cy'Uburusiya kiri gushaka inkunga nazo cyangwa se gushaka imbaraga zikomeye, imisada y'imbunda ngo bahangane n'igihugu cya Ukraine. Ukraine nayo ariko ishaka inkunga mu bihugu by'i Burayi ngo igire imbaraga zikomeye zatuma bahangana n'Abarusiya cyangwa se abanyarukiya bakarwana n'Abarusiya ku rwego rudasanzwe. Icyo gihe Kongo byavuzwe ko yifuza ko zimwe muri izo ntwaro Ukraine ihabwa zaza zigira ku butaka bwa Repubulika ya Kongo zigakoreshwa mu rugamba no bahanganyemo na M23 umutwe watwerera igihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu rero drone za Yaga zaje ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Ndakubwira ibyazo neza kamwe ku kandi, nawe uraza gutangazwa cyane n'uburemere bw'izi drone. Mbega drone ibi bikorwa cyangwa se ibi byishi Tshisekedi Tshilombo azanye ntago ari inkuru nziza kuri M23. Ni inkuru mbi bishoboka cyane ko bizatwara ubuzima bw'abasikari benshi muri M23, ariko nabo bati twiyemeje kurwana, twiyemeje gukora ibishoboka byose kugira ngo turengere ubutaka bwacu, turengere igihugu cyacu. Reka nze mbikubwire. Mbaye ikaze nd'umugwa Kamanzi w'Uruwande, ikaze kuri mwese. Byavuzwe ko Tshisekedi Tshilombo mu mushinga afite wo kurwanira intambara yo mu burasirazuba bw'iki gihugu ari ukoresha imbaraga za gisirikare ku buryo budasanzwe, ku buryo igisirikare cya FARDC kigira ubushobozi bwo guhangana ku rugamba bakarwana kandi bagatsinda nta guhagarikwa ndetse no gusubizwa inyuma. Azakoresha umutungo wose ushoboka, ariko FARDC ikomeje nibyo bagennye miliyoni zirenga 80 z'amadolari agomba kujya sohoka buri mezi atatu. Buri mezi atatu, kuko ingengo y'imari ugeranije iya Repubulika ya Kongo ni miliyari nyinshi z'amadolari. Miliyari zikabakaba 8 cyangwa se 9 ngomba gushyirwa mu gisirikare cya leta ya Kongo honyine ngo itageze ku mwaka. Ati n'amafaranga menshi ugiye. Bagomba kuguramo igikoresho cyose cyangombwa kuva kuri masotera kugeza ku mbunda ya rutura nini ndetse no kuza kuri za drone. Amakuru akanemeza yuko hari gutereta guhari hagati ya Repubulika ya Kongo n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifuza guhabwa bumwe mu burinzi bw'ikirere Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoreshaga mu myaka y'1960. Ngari bwo buzanwa ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Hari amashusho wabonye, yego warayabonye, rekanya kwibutse.
hari amashusho abonye muri Congo bagaragaza ibibunda bya rutura by'imodoka binini bifite ibisasu bimeze nka za misile bitunze mu kirere ibimodoka 8. Burya ari amafoto nagara ya AI ni ibyanya byo Kinshasa yazanye imbunda cyangwa se za launchers zifite misile ishobora kurasa mu kilometero 600 kugeza kilometero 1000. Gara ahantu hatoya ujanije nuko ni Province Congo ingana. Ibi ngibi ngo ni ku bufatanye bw'igihugu cya Colombia ndetse na Leta Zunze za Amerika. Aho ngaho nibwo bufatanye bwanyuze. Ariko ubundi kumva ubwo bufatanye bw'ibihugu byombi biragoranye. Ariko mu gisirikari ntacyo kizashoboka. None ntuzi yuko na Blackwater iri muri Congo ituruka muri Colombia. Aho ngaho tubyumva neza ko ari model ikomeye cyane y'abanyembaraga. Ibyo sibyo tugiyeho ahubwo tukuvuga kuri drone. Ni drone z'urupfu. Ikinyamakuru cyo mu Rwanda nacyo cyitwa Umuseke cyagarutse kuri iyi nkuru. Bati ku cyumweru nibwo mu masaha y'umugoroba drone yalashe ku kibuga cy'indege cya Kisangani gikoreshwa na leta ya Congo mu kugaba ibitero kuri AFC 23. Turabyuka ibyo nkuru. Hanyuma bakomeza bagira bati amakuru avuga ko icyo gitero cyari kigambiriye gusenya ibiro bikoreshwa mu kugaba ibitero za drone z'ubwoko butandukanye z'umwihariko kurimbura ibizwi nka Baba Yanga drones zaguzwe muri Ukraine. Amakuru akemeza ko izi Baba Yanga drones zazanwe kandi ari drones ndimbuzi. Bati icyo gitero cyemejwe na guverineri w'intara ya Chopolelo Ndongolia Lababonga wavuze ko ikibuga cy'indege cya Kisangani Bangoka cyarashweho bombe 9 z'umwanzi. Bombe 9 zarashweyo zirashwe na drone bahanganye nazo, zimwe zinangiza ibice bitandukanye byo muri kino gihugu cy'indege cya Bangoka ikisangani. Amakuru ajya ku kino gihe avuga ko cyaguyemo Major retired w'umubirigi wari ushinzwe guhagurutsa drones na ajida chef nawe w'umubirigi bakoranaga aho ngaho muri Kisangani airport cyangwa se Bangoka airport. Airport de Kisangani ariyo yitwa Bangoka. Ku icyo kibuga cy'indege cya Kisangani haguye abanyamahanga babiri, umwe ufite petit de major ariko wari wavuye mu giseke cy'abubirigi nibwo yakoraga nk'umufasha wa Congo cyangwa se ndukora mu buryo bwa gicanshuro, akanabanetse na ajida chef wari ukiri mu ngabo za Belgium. Barakoranaga mu rwego rwo guhagurutsa indege za drone ku kibuga cy'indege cya Bangoka. Nibyo byanditswe n'ikinyamakuru cyitwa Umuseke, nkuko nabo bazemeza yuko ari amakuru y'ingenzi yizewe bafite agaragaza ibyabiri ku kibuga cy'indege cya Bangoka. Baba Yanga ubundi ni izina rikoreshwa kuri drones nini zo mu bwoko bwa hexacopter cyangwa se octocopter cyangwa se octocopter zifite moteri 6 cyangwa se 8 zamamaye cyane mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya. Izi drone za Baba Yanga ni umwihariko cyane. Izi drone zikunze kuba nini kurusha izisanzwe zifata amashusho, kandi munsi yazo ashyirwaho ibisasu nk'uko gutyo mubibona, agashyamo za mine cyangwa se grenade zikoreshwa mu bikorwa bya gisirikare. Bani drone bashyiraho ibisasu bakagenda bayikontrolesha remote yayo ikagenda kandi itanga n'amashusho uyikurikirana bireba neza. Bombe bakayimanura aho bashaka ikamanuka no hasi ngo turi gaturitsa aho bayohereje. Ntago drone yiturika ahubwo baturitse ibisasu bohereje ahantu runaka. Izi drone za Baba Yanga amakuru avuga ko zamamaye kubera ubushobozi bwazo bwo gukora nijoro, gutwara ibisasu biremereye no gutera ubwoba abasirikari bari ku rugamba bitewe n'urusaku n'imiterere yazo, uburyo ziza ziteye ubwoba ku buryo uzumvishe ahita atangira kuvuga ati turaziwe umuzima tujemo. Izi drone ziguruka n'abakozi babiri babihugukiye bari kuri control station, bahabwa amashusho n'amakuru y'ibyo zireba abiva ku cyogajuru, ku buryo nyine abazohereza bafite amakuru ya nyayo y'ibyo izi drone zigiye gukora. Zigira kamera zisanzwe, kamera zifata amashusho nanone nijoro, infrared cyangwa se terminal camera, GPS ndetse na system zo kohereza amashusho mu gihe cya nyacyo. Muri make ntago ishobora kuyibeshya. Ibikorana n'umunara uri hafi y'ahantu yahagurukiye, hanyuma kandi nanone amashusho akanyura kuri satellite akabona kugera kuri iyi control room, bakamenya neza ni ikihe kibazo gihari, hanyuma bagakurikirana akantu ku kandi. Mu buryo rusange izi drone zimara mu kirere hagati y'iminota 30 n'amasaha 2, ariko iyo zitwaye imizigo iremereye zigera ku minota 20 cyangwa se 60, mu gihe zitaremerewe cyane zikorana nk'ibikorwa by'ubutasi zamara mu kirere amasaha 2 zikabona kugaruka. Ntabwo zamara mu kirere igihe kirekire nka za Sechkari cyangwa se Blackwater TB2. Buriya Blackwater TB2, Sechkari na Wingurungu zo zikurundi rwego, ariko izi drone nazo impamvu bazita indimbuzi nuko zitwara ibintu biremereye sebo. Nawe tekeza ko zitwara na bisasu byo ngoko bwa GBU.
bimwe biterwa na za ndege z'indwanyi fighter jet za Sukhoi. Izi drone nubwo muzona ngo ni drone dutoya, turikorera ibintu biremereye hagati y'ibiro 40 na 60 zigenda zibyikoreye. Ikisasu gipima ibyo birengana gutyo ntugitakana koroshye gihagurukijwe na drone maze kazi gahita itsenzura ahantu bayohereje. Izi drone Kisangani bako ziba ziri muri operation zidasanzwe zo kwezwa mu bice bitandukanye. Zimwe muri drone za Baba Yanga ishobora no kugera kandi ku muvuduko wa kilometero 80 mu isaha, zigafata igipimo ku ntera hafi ya kilometero 20 ziri mu kirere. Nuvuga ngo kilometero 80 mu isaha ziri kuri irukanka, hanyuma mu butumburuke bwayo kilometero 20 zikaba zarasa neza aho hantu nta kibazo rwose zifite. Urumva ko ni drone zikomeye cyane kandi zifite n'ubushobozi. Zifite ubushobozi kandi bwo kugaba ibitero ku indiro z'igisirikari, gusenya indaki n'imodoka z'intambara, gutega mine nkuko iyo mine bashyizeho kagenda kwitera ahantu runaka mwahanyura mugahita muturika cyangwa se igifaro cya nyagihita giturika. Gukora ibintu bikorwa ku rugamba zose izi drone zibifitiye ubushobozi ku buryo byongera nanone umusaruro kuri izi ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa unyemerere nkubwire noneho nimbitse cyane amakuru kuri zino drone nyirizina. Izi drone ni drone nyabaki Baba Yanga, drone zakozwe n'Abarusiya, zatangiye ryari. Reka mbyinjiremo mpereye ruhande kamwe ku kadi. Amakuru avuga iki? Indege nini zo mu bwoko bwa Baba Yanga zo muri Ukraine, isesengura rya tekinike n'imikorere nanone ihinduka y'intambara za none igaragaza ko drone zigezweho. Ikintu gisobanura bushya imiterere y'intambara ni drone. Imiterere y'intambara muri Ukraine ubwaho yaje kubamo ingaruka n'ikoranabuhanga riri kubaho mu buryo buteye imbere nk'ibisubizo bidafite aho bihuriye no kwano bire biteze runo rugamba. Muri urwego Baba Yanga yitiriwe ikirega gisa n'amagufwa y'umupfumu cyo mu migani ya Slavic. Baba Yanga cyangwa se Baba Vanga, uyu nguyu muramuzi cyane ko nasize ngo ubuhanuzi bukomeye bugaragaza n'igihe isi zarangirira, bugaragaza igihe ibisasu bya kirimbuzi bizakoreshwa, ndetse Baba Vanga cyangwa se Nostradamus akavugaho cyane. Iyi drone yaramwitiriwe, yabaye ikimenyetso rero gikomeye kidashoboka kwibagirana nk'umuzimu w'uyu mugore Baba Vanga, kandi irakomeye cyane nk'inkuru y'amateka ku rugamba. Iri zina ryagaragaye mu buryo bw'umwimerere ku mbuga nkoranyambaga za gisirikari z'Uburusiya no ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo zisobanure iterabwoba ry'amayobera kandi ryica rigaragara cyane nijoro ry'izo drone. Ariko Baba Yanga cyangwa se Baba Vanga Nostradamus drones ntabwo ihagarariye ubwoko bumwe bw'indege za pilote, ahubwo ni umuryango w'indege za pilote zigaragaza uburyo inganda zo mu gisirikare cya Ukraine n'ingabo z'ubucuruzi zahinduye ikoranabuhanga ry'ubucuruzi ry'inganda kugira ngo rihuzwe n'urugamba rw'intambara mu buryo bunoze cyane muri kino gihe bari mu ntambara n'Uburusiya. Iri sesengura rirerekana neza cyane uburyo izi drone zikora, inkomoko yaryo, tekinike, inyigisho z'imikorere yazo, ingaruka ndetse n'uburyo ishobora guhinyura umurongo w'imbere ku rugamba. Baba Yanga ni iki? Cyangwa se Baba Yanga izana iri itandukanye ku mirongo y'imbere ku rugamba muri make. Nubwo izi drone zibonwa nk'ibikoresho bitwara ibisasu mu ntangiriro z'intambara, kuva icyo gihe zagaragara kuri rugamba zaba igice cy'ingenzi cyane cy'urusobe rw'indege za pilote muri Ukraine. Igituma Baba Vanga iba iy'ingenzi cyane mu gukora ibitero ni intwaro yoroshye ifite ubushobozi bwo gutwara imizigo iremereye kandi ikaba ishobora kumara igihe kinini ikora nk'uko bitandukanye n'izindi drone zisanzwe. Icukumbura rya nyaryo rya gisirikari na raporo zashyizwe hanze n'ikigo kizwi nka War Machine Lab bagaragaje neza ko iyi drone yihariye cyane. Reka tuye ku nkomoko yayo. Inkomoko n'ishingiro rya tekinike ni ubuhinzi. Ubundi drone zatangiriye zitwirirwa kari izo gukoreshwa mu buhinzi. Igitekerezo cy'ubuhanga kiri nyuma y'indege zitagira abapilote za Baba Yanga ntabwo kiri mu buryo bugoye, ahubwo kiri mu buryo bworoshye. Izi drone ni ubwoko bwahinduwe bw'indege zitagira pilote zikoreshwa mu buhinzi. Ubundi zari zigenewe gutera ifumbire mvaruganda mu mirima cyangwa se imiti yica udukoko mu mirima minini. Amamodeli nka DJI y'Abashinwa yitwa Agra Series yari yaramaze kubakwa kugira ngo atware ibigega binini by'amazi byo gukoresha muri iyo mirimo y'ubuhinzi. Ikindi kandi yagiye ikoreshwa mu gihe kinini cyane, ishyirwamo amavugurura atandukanye, ishyirwamo ibikoresho bitandukanye, ishyirwamo buri kintu cyose gishoboka cyane cyatuma izi drone zikora umurimo wa nyazo zagiye gukora ku bikorwa by'ubuhinzi birumvikana.
niyo mpamvu bazita hexacopter cyangwa se octacopter kuko igira moteri 8 cyangwa se 6. Itanga kandi ubushobozi bwo guterura cyane hamwe na batterie nini zo guhaguruka by'igihe kirekire. Engineer cyangwa engineer bo muri Ukraine nakorera bushake mu gukora indege zitajya pilote bafashe izi ndege zisanzwe mu ntangiriro za 2022 bakuraho ikigega cy'imiti yica udukoko bashyiraho agasanduku k'ibisasu gasanzwe n'uburyo bwo kubirekura. Muri make bafashe drone isanzwe ikoreshwa mu buhinzi, iki kigega bashyiramo umuti cyangwa se ifumbire, maze drone ikagenda gafuhira mu mirima. Icyo kigega bakivanaho bashyiraho box, agasanduku kagene gushyirwamo ibisasu, bashyiraho na system yo kurekura cyangwa se gufungura kwa gasanduku ngisasu kimanuke. Nizo nkingi z'ibikorwa remezo bya tekiniki byashyizwe kuri iyi drone. Imiterere y'ikirere n'uburyo bwo gutwara indege byaravuguruwe. Imiterere ya moteri ya octacopter 8 itanga inyungu zidasanzwe ugereranije na hexacopter. Moteri 6 cyangwa se quadcopters kuri moteri zangiritse, imwe yangiritse ku buryo indi yakomeza kagenda. Moteri 7 zisigaye ngo zishobora gutanga ubushobozi bwo kuzamura indege idafite umuvuduko mwinshi ariko ikazamuka mu gihe imwe yabagize ikibazo. Nk'ingenzi cyane gutekereza rero ko iyi drone ikorwa harebwa cyane cyane n'ingaruka yahura nayo mu kirere n'uburyo yakitwara. Izi moteri udasanzwe cyangwa se ubusanzwe ni moteri z'amashanyarazi zo mu rwego rw'inganda zizunguruka nini za RPM kugira ngo zikore imicungire ikomeye y'ingufu zikenewe. Kugira ngo urubuga runini nk'urwo n'umutwaro warwo rubashe kuguruka mu kirere, ubusanzwe Baba Yanga ikoresha batterie ebyiri cyangwa se nyinshi za lithium polymer lipo packs. Izi batterie zitanga umusaruro mwinshi ariko zigabanya cyane cyane igihe cyo kuguruka bitewe nuko zitamara igihe kinini zibitse umuriro. Igihe gisanzwe cyo kuguruka ifite umutwaro wuzuye girahindagurika ku 20 kwiza kuri 60. Ibi bitanga igihe gito kubakora akazi k'urugamba rwasaba igihe kinini cyane cyo gukora ubutasi, bivuze ngo igomba guhaguruka ifite aho yerekeje byanyabyo nta gusubira inyuma. Uyitegereje isa nipakiye ku buryo bwuzuye cyangwa se yujuje buri kintu cyose kiri mu mwanya wacyo, uyibona neza ifite umuzigo wa nyawo. Nk'uwo muzigo mubona no gushyira kuri Baba Yanga, ndavuga ko gasanduku mubona ku ruhande karimo ibikoresho by'ibisasa hangaha. Ibi ni byo gukoresha gushyira kuri Baba Yanga. Baba Yanga itangira igiye kubigaba cyangwa se ijyana icyo gitero aho yagenewe kujya, ikagaragaza neza cyane ko igomba guhaguruka rero aho irerekera ihazi kuko ntagitinda mu kirere. Kugenzura indege no kwigenga kwayo nabyo ni iby'ingenzi cyane. Systeme yibanze yo kugenzura indege ishingiye ku bikoresho bigezweho ariko biboneka cyane cyane mu bice by'Uburayi. Harimo ibikoresho bizwi nka PEX bikoreshwa mu ndege zitagira pilote z'ubucuruzi, uburyo bucunga umutekano w'indege zitagira umuvuduko mwinshi n'uburyo bwo kugenda akoreshejwe GPS cyangwa se GLONASS, hamwe n'imikorere yibanze kugahaguruka no kugwa kwizi ndege biramutse bibaye ngombwa. Uzihagurutsa agenzura indege akoresha umuvuduko mutoya mu buryo bufatika kandi agakoresha remote kugira ngo ihaguruke ku giti cye. Mu buryo kugenzura indege kandi habaho n'ugomba kureba amashusho neza anabasha kuyasuzuma. Systeme zo kohereza amakuru ni ingenzi. Itumanaho hagati y'indege itajya pilote n'uyikoresha ikorwa binyuze mu miyoboro isanzwe ikoreshwa mu ndege zitajya pilote za gisivili nka 2.4 GHz cyangwa se 5.8 GHz. Ariko izi sano zishobora gufungwa cyangwa se gucibwa intege na systeme ya EW z'intambara z'ikoranabuhanga. Muri make uburyo kohereza amashusho atuka kuri izi ndege iyo bihuye n'uburyo bwa warfare bakoresheje ikoranabuhanga nanone babasha guca izi frequency ntihabashe gutangwa amakuru aturutse kuri izi ndege ngo zigere kuri uri kwiyobora. Ubwibyo rero ibikoresho bya Baba Yanga byo bigezweho bishobora gushyirwamo amakuru yihariye hamwe n'ibikoresho bisubiramo imenyetso bikoresha imigozi ya UHF cyangwa se VHF. Ni birebire kandi birwanya EW cyane. Urufatiro rwa tekinike nirwo rugize nanone ubushobozi bw'ibanze bw'uru rubuga. Ariko ikintu gituma Baba Yanga yica by'ukuri ni uburyo bw'intwaro n'amapaki y'ibikoresho by'ubuhanga byubatswe kuri runo rwego rw'izi drone. Ubwa kabiri, intwaro n'ubushobozi bwo gutwara imizigo bwa Baba Yanga. Ibikoresho by'intambara biri mu kirere. Ikintu gitangaje cyane kuri Baba Yanga ni ubwoko n'uburemere bw'amasasu ishobora gutwara. Ubushobozi bwabo bwo gutwara imizigo buri hagati ya kilograma 15
na kilograma 100. Ni make ushobora kwikorera ibiro 100 by'ibiturika, kandi ubwo urumva ibiro 100 ushobora gutwara isasu ipimiro 50-52 kandi iyi ngiyi itirimbuka defense yose baba bayirangije bikozwe na Baba Yanga imwe, kandi bituma imwe mu ndege zijya pilote zikorera ibiremereye byinshi kurusha izindi nyine zisanzwe. Ubwo bushobozi kandi butuma ishobora gutwara intwaro ziremereye cyane kurusha iz'umusirikare usanzwe yatwara ku rutugu, kandi bikarusha nanone uburyo nanone bwo kurasa uri ahantu hatirengereye, kuko iragenda ikimanura ahantu hanyaho mu buryo bwagenwe, ku buryo bitanga umusaruro ukomeye cyane kurushaho. Ubwoko busanzwe bw'isasu bwari bufite grenade zahinduwe, amasasu akoreshwa cyane n'imitwe y'intambara ituruka ku gisasu cya grenade ya milimetero 30 cyangwa se 40 nka VOG7 niyo byakunda gukoreshwa. Ibiro byaje guhindurwa hakoreshejwe uburyo bwo gutobora ndetse n'amababa yakozwe neza mu buryo bwa 3D kugira ngo bigaragare ko bitashobora kubonwa neza. Iyo biturikijwe ibice by'inyuma bihita bishya cyangwa se birekuwe, ibice by'inyuma bihita bihahaguka cyangwa se bigashya, maze igisasu kikamanuka neza aho wacyohereje nta kibazo ku butaka. Ibisasu biremereye cyane bitobora ahantu hagari cyane cyane byakinjira mu ndaki bakaba bayisenya ndova munsi y'ubutaka. Ibisasu bya Moisrael bya milimetero 82 cyangwa se 120 milimetero 120 bikunze gutwarwa kugira ngo bikoreshwe cyane cyane mirindo bikomeye cyangwa se ku binyabiziga bifite intwaro ntoya, kandi imbaraga zo kwinjira muri ibi bisasu bishobora gusenya icyo twita indaki cyangwa se bunker cyangwa se imodoka ibifaru. Ikindi kandi bishobora gushyirwaho bya mine bitega ibifaru nka TM32. Ibi bisasu bya mine biremereye biri mu bintu biremera cyane ku buryo nta musika upfa kubyikorera, ariko drone Baba Yanga niyo drone izwi ishobora kwikorera ibyo bimine bijugunywa ku modoka ifite intwaro cyangwa se hafi yayo kugira ngo byangize bikomeye iyo modoka iyo binyuze hejuru. Intwaro ifite ubushobozi bwo guhita irimbura icyo kimodoka byako kanya. Kimwe mu bintu by'ingenzi byakozwe muri izo mpinduka za Baba Yanga ni uguhuza ibisasu biyobowe ndetse na laser. By'umwihariko igisasu cya milimetero 30 cyakozwe na kampani yo muri Ukraine cyagenewe kurasa ibice bikomeye cyane. Ni intambwe yatewe na Ukraine ku buryo budasanzwe. Intwaro igira amababa yemerera iyi ndege yatajya pilote gukubita ahantu hagoye cyane, haba mu mazi, haba ku butaka ndetse no ku modoka ubwazo. Ikindi kandi kuba ifite uburyo bwa laser bituma nanone itabasha kubonwa n'izindi drone no kuba yakibasirwa n'izindi drone, aho ikaba yahangana nazo mu kirere. Bituma rero ibasha kugenda neza idapfa kwibasirwa cyane n'ingabo z'umwanzi, kandi bigatanga amahirwe menshi yo guhangana n'umwanzi mu buryo bwose. Uburyo kandi butandukanye bwashyize kuri Baba Yanga butuma igira ubushobozi bwo kwihuta mu mikorere yayo. Indege imwe ishobora gutwara ibisasu byangiza ikirere ku mwanzi ndetse n'imodoka z'intambara, ubwato bw'intambara n'ibirindiro ze. Ibikoresho by'ikoranabuhanga n'amajwi, amaso n'amatwi by'indege y'impigi nazo zigafatwa. Uburyo kandi Baba Yanga ikora neza mu mikorere yayo nijoro buturuka ku mapaki yayo yagezweho yo gupima, bitandukanye n'indege zitagira pilote zo mu bwoko bwa kamikaze zifite kamera isanzwe ya FPV. Baba Yanga ifite uburyo bwihariye cyane bwo kugenzura, kubona intego ndetse no kurokoka. Kamera zikoresha ubushyuhe, izi zifite sensor ikomeye cyane, uburyo bwo gufata amashusho bwa Fury cyangwa se ubundi buryo bw'ingenzi butuma Baba Yanga ikomeza kuba umwihariko cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba igihe ijyanye mu mikoreshereze cyangwa se ushatse gukoresha Baba Yanga mu mirwano yawe. Ikindi kandi wamenya kuri Baba Yanga nuko nta gitinywa n'ubwokotsi, bituma Baba Yanga ibasha gutahura no kurimbura abanzi iyo bizera ko barimo kugenda mu mwijima cyangwa se bya byokotsi abasirikare bakoresha ku buryo utapfa kumenya ngo banyuze hehe. Baba Yanga ibicamo rwose ifite uburyo bwo kunyuzamo amaso yayo bitewe n'uburyo bwa laser burwanya ibicu cyangwa se umwotsi, ikamenya aho adui yanyuze, kandi ikajyana na night vision ya nijoro nyine ibasha gutuma umwanzi abonwa byanze bikunze. Kamera za EO zo gukoresha nanone amashanyarazi zikoreshwa ku manywa
nazo ni kamera nziza cyane ziri kuri Baba Yanga. Hakoreshwa kamera za EO zishobora gukurura amashusho, ifite ubushobozi bwo gukurura amashusho mu ntera nini. Izi kamera kandi zemera kumenya neza iki gitero kigamije ndetse no guhitamo neza igisasu cyabasha gukoreshwa kugira ngo batere iyo ntego. Systeme zo kurwanya intambara za elektroniki za EW, systeme zo mu bwoko bwa EW zo mu Burusiya nizo zabangamiye cyane indege za Baba Yanga. Ibikoresho bya Baba Yanga bigezweho bifite amplifiers z'amajwi ndetse na systeme zo kugenzura zidafite icyo twita ingufu za INS, ushobora gukora zitishingikirije kuri GPS. Zirwanya ibitero bya jamming bigamije ko ibimenyetso bya GPS. Raporo kandi zimwe na zimwe zivuga ko hari utumashini duto two kohereza ubutumwa bwa EW kuri izo ndege zitajya pilote kugira ngo tubuze ibimenyetso bya FPV by'umwanzi bitabasha kumenya neza iyo Baba Vanga inyuze, ahubwo ibyo bimenyetso bihita bihindukira wabyohereje. Iyi sensor n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byahinduye Baba Vanga iva ku gutwara ibisasu mu buryo bwo kubijyana mu gace runaka, ibimashini y'urugamba yica bayita umuzimu urimbura, indege y'urupfu, drone y'urupfu, bitewe n'imikorere yayo. Inyigisho n'amayeri n'imikorere ntabwo ari ko ari igikoresho cyo gutera ibisasu gusa, ahubwo ni igikoresho gihuza systeme ukoresha Baba Yanga mu buryo bw'ubuhanga byavuye ku buryo bwo gutera ibisasu mu buryo bwo buziguye bijya mu buryo butaziguye. Ibisasu bya nijoro mu ntambara nibyo bikorana cyane kubitahura, ariko yo ibikureba neza. Rwa mbere kandi ruzwi cyane rwa Baba Vanga ni ugutera ibitero bitunguranye cyane ku ntego ziri inyuma y'umurongo w'umwanzi nijoro, uburyo bwo kwihisha cyangwa se no kutabonwa butuma none Baba Vanga ibingenzi cyane ntisakuza cyane, ushobora kumva irimo kuhindira nk'izindi drone ibiri mu ntera nini kandi wikubona neza. Ibitero ku miyoboro y'indege z'Abarusiya aho batanga ibikoresho niho baparika imodoka ntibitera gusa igihombo cy'abapfa, ahubwo binatera imiterere cyangwa se imitekerereze yo guhora bari maso no kutagira icyo bakora, bigatesha agaciro imbaraga z'umwanzi. Guhitamo izina Baba Vanga bishimangira ingaruka zo mu mutwe, bikagaragaza ishusho y'akaga kadasanzwe bashobora guterwa n'izi drone za Baba Vanga kuva mu mwijima wa nijoro kugeza ku manywa y'ihangu. Baba Vanga cyangwa se Baba Yanga nk'uko bayita, kuba ari drone leta ya Kongo yazanye ku mirongo y'imbere ku rugamba bifite ikindi gisobanuro. Tshisekedi Tshilombo arifuza kuburizamo ikoranabuhanga bivuga ko M23 ifite, avuga ko ari ikoranabuhanga rya RDF rya GPS jamming ryakoreshwa mu gukurikirana drone zose, ku buryo GPS jamming ituma drone za Tshisekedi zidakora neza. Kuzana Baba Yanga ni ukuvuga yuko ubwo nta muntu ushobora kongera gukumira drone za Tshisekedi, zagushendura zagukubita mu buryo bwose bushoboka. Niwe wa mbere muri Afrika, niwe wa mbere muri Afrika cyangwa se Tshisekedi niwe wa mbere ugize gutya akoresha izi drone, kuko nta kindi gihugu cyakazigiza Baba Yanga. Ikindi gihugu gishobora kuzatangira kuzikoresha mu gihe cya vuba ni Isirayeli, ariko bo ikintu cya mbere babanje gusaba ni ugusaba uburyo bwo gukurikirana drone za kamikaze zakozwe n'Abarusiya kugira ngo barebe uburyo bwo guhangana na drone z'abanyaribani, ndavuga Hezbollah FPV drones. Ariko ubu ngubu Ukraine bitewe no kumara igihe kinini cyane mu ntambara imaze kugira ubunararibonye nangwa se ubunararigwanye ku buryo intwaro zabo zihinduka izikenewe cyane, izifuzwa n'abantu batari bake gukoresha ku mirongo y'imbere ku rugamba, kwifasha cyane cyane mu rugamba ndetse no kurwana intambara zikomeye. Tuvuga ko Tshisekedi Tshilombo yazanye ikishi kuri M23 buryo noneho urugamba yakora M23 itamenya inkuba zakwisaho ziturutse, icyagiye bakubita ukibaza ninde ukungubita ukashaka ukamubura. Drone zitabasha kuboneka, drone zitabasha kubonwa. Icyo M23 yakora gusa no kujya kurimbura drone aho ziparitse, no kuvuga ngo barazibona nijoro, barazibona ziri kubasanga egare zero, bisa n'ibidashoboka. Izi drone za Baba Yanga zimeze ko zaje muri Kongo, twitege ko zizana impinduka ku rugamba koko. Ese Tshisekedi Tshilombo azineza ko izi drone zizica n'abasivili, niko M23 ivuga. Izi drone ariko zisha abasivili b'inzakarengana, agiye kuzikoresha afate Rubaya, afate Goma na Masisi, afate na Bukavu n'ibindi bice byose byafashwe na M23, cyangwa n'ibindi bikoresho biri mu nzira. Uravuze ngo birahari, ni ibihe tuzabimenya mu minsi iri imbere. Ngende umungu wa Kamanzi, hanyuma wo Rwanda mushimiye cyane ko tujyanye ku musozo. Ugubwe neza muri byose ukora, amahoro niyo nkwifurije. Salam shalom.